niyo mpamvu akenshi uzajya kureba kumva ese umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute, umwe akakubwira uti ni imyaka 3, wabaza uriya uti uti ngiye n'amezi 3 byahise birangira, ntumenye impamvu, kuko nyine impamvu ni iyi ngiyi, wowe uri gukora bya bintu abakobwa badashaka, bya bintu abakobwa banga, uri gukora bya bintu guys, nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwe muherereye mu mpande zose z'isi, mu mpande zigiye zitandukanye, mu nce zigiye zitandukanye. Ngiye mwumva nikizo nk'ibisanzwe kuri uyu munsi wa none guys, nabagerereyo nabazaniye bya bintu abenshi mushobora kwibaza mu kibazo uti ese abakobwa ni bikibanga ku basore. Ya nabazaniye ingingo kuri uyu munsi wa none, bana natwe rero kugira ngo ujye urushaho kumenya byinshi byiza, byinshi binyuzwa kuri uyu muyoboro wacu Mr Scolaire Kizito. Ya kuri uyu munsi wa none rero, ariko mbere na mbere reka manze mbibwire, ninjye Mr Scolaire, ninjye Mr Kizito, ninjye mwami w'abajene, ninjye nzu y'ibitabo mu rungano. Welcome guys, kuri uyu munsi wa none ni ibintu 11 abakobwa banga urunuka, bazira urunuka ku basore. Ibintu rero, ikintu cya mbere nuko abakobwa banga urunuka, nuko ikintu cya mbere banga babasore babaserereza. Guys, niba uri umusore ugasanga ukundana n'umukobwa ariko mu kintu runaka uri kumusereza, we ashobora kukwereka ko ntacyo bimubwiye, ashobora kukwereka ko ntacyo bimutwaye, ariko biramubabaza cyane. Ashobora kubura aho guhera ngo abikubwire, ariko ugasanga ni ikintu cyamubangamiye, yabuze uko abigenza, byamubabaje cyane. Niyo mpamvu rero irinde guserereza ngo urenze urugero umukunzi wawe, kuko abakobwa babyanga urunuka. Ikindi rero, ku kintu cya kabiri, niba uri kugendana natwe ndabizi ushobora kuba wafashe agakayi, kuko hano niho muvoma ubumenyi. Cya kabiri, abakobwa banga urunuka, abakobwa banga urunuka babasore batita ku bintu. Ugasanga tuvuge ngo ni urugero, umukobwa hariya ni kuri Saint Valentin, umunsi w'abakundana, cyangwa se ni kuri bidiye, umunsi w'amavuko wiwe, ariko ugasanga nyine wowe nk'umusore wabirengeje amaso, kandi ni umukobwa we murakundana, ni umukunzi wawe, ariko ugasanga ntabwo ubyiteho cyane, uri kugaragaza ko ntacyo bivuze imbere ye. Icyo kintu abakobwa barabyanga cyane, ndetse ugasanga byababaje cyane. Niyo mpamvu rero irinde kugikora. Ku kintu cya gatatu rero, tugeze ku kintu cya gatatu, abakobwa banga urunuka, nuko abakobwa banga urunuka ku basore b'abasore batita ku babo, cyangwa se wakwita ku babo nanone ukarenza urugero. Tuvuge ngo hariya umukobwa afite inshuti, afite umukobwa w'inshuti ye, dore ko ari umubesto, ariko ugasanga noneho uri kumwitaho cyane kurenza wa mukunzi wawe, uri kumubaza amakuru ye, uri kubaza uti se bimeze bite, yiriwute. Ibyo bintu niba ubikora, abakobwa babyanga urunuka. Ikindi nuko rero nanone banga nyine kwa kundi, ni urugero afite uwe, ariko uri kubitesha agaciro, ntago bitayeho, nta marangamutima bafitiye, mbese ntacyo bavuze imbere yawe. Ibyo bintu barabyanga. Icyo yari ikintu cya gatatu. Ku kintu cya kane rero, abakobwa banga bazira urunuka, banga babasore baca amazi abagore. Umugore nanone ushobora, reka nk'urugero, hariya ushobora gusanga none abagore, ugeze hariya uri kuvuga uti abagore nta kintu babashoboye, abagore ntacyo bavuze, abagore ugasanga nta ubaca amazi, ni abanyantege nke. Akenshi kunze kugaragaza ko ari abanyantege nke. Icyo gihe niba ugikora, wa mukunzi wawe azabona ko uca amazi abagore, ndetse azabyanga cyane kandi bimubabaza. Icyo kintu ni ikintu banga urunuka. Ikindi nuko abakobwa bazira urunuka ku basore. Ku kintu cya gatanu rero, ikintu cya gatanu abakobwa bazira urunuka ku basore nuko banga ko wabagereranya n'abandi. Dufata urugero, uri kumwe n'umukunzi wawe, uri kumwe n'umukunzi wawe, mwatembeye, ubonye undi mukobwa aratambutse hariya, ugahita umugereranya, umubwira uti uri kumubona, uri kubona nyashi, ibiki n'ibiki, uri kubona amaguru. Ibyo bintu iyo utangiye kumugereranya n'abandi arabyanga. Cyangwa se ugafata fone ugatangira ukavuga uti ariko urabona mu iyi video turabona bacabe iki, uri kubona ko ibintu nk'ibyo, akabona ko uri kumugereranya n'abandi. Ibyo bintu nubikora, abakobwa babyanga urunuka, birababaza cyane, ndetse ugasanga ntago bimushimishije. Icyo kintu nugikora, uzasanga n'ahandi uzasanga umukunzi wawe atangiye, ukabona amarangamutima ari kugenda agabanyuka. Ikindi, ku kintu cya gatandatu, ikintu cya gatandatu abakobwa bazira urunuka nuko abakobwa banga abasore babakanurira. Niba umukobwa atambutse hariya, ugasanga muri abasore muri genge muhagaze hariya, musubije amaso inyuma, ibyo bintu umukobwa ashobora kutabikubwira, ashobora kutabikugaragariza, ariko banga babasore babakanurira, banga babandi nyine babasore baba bari kubarebuzwa. Icyo kintu mukirinde guys, ni ikintu abakobwa banga urunuka, kubakanurira, gusubiza amaso inyuma umukobwa aratambutse.
kandi ababizi washobora kutagaragaza ko yarebye inyuma ariko ababizi neza yuko uri kumureba kandi ntago ari byiza cyane nk'abantu b'abajene ntago byiyubashye cyane. Ku kintu cya karindwi abakobwa bazira urunuka ku basore nuko ikintu cya karindwi nuko abakobwa banga b'abahungu batabagaragariza ibyiyumviro cyangwa amarangamutima. Byumvikane ko nyine cya gihe muri kumwe muri kuganira ariko ugasanga uri umusore ntago uri kumubaza, uri kubona ko umukobwa ntago ameze neza, ameze nk'uwarwaye se cyangwa se morale yabaga afite yagabanyutse. Tuvuge ngo hari uburyo iyo uri kumwe n'umukunzi wawe hari uburyo ubumuzi, hari uburyo nyine ubone yitwara, ariko ugasanga byahindutse, ugasanga ntago ya morale yahindutse, wowe ntago byitayeho, bimeze nkaho nyine uri kumwe, mbese baba bashaka ko ubitaho ndetse ubagaragariza ibyiyumviro n'amarangamutima uyagaragaze. Icyo ni ikintu cya karindwi. Iyo ibyo bintu utabikoze umukobwa arakwanga cyane ndetse baba banabizira urunuka. Ku kintu cya munani rero, ku kintu cya munani abakobwa banga urunuka ku basore nuko abakobwa banga b'abasore bigira nkaho abakobwa baba bari mu mwenda. Hano ushobora kwibaza uti se umwenda nka gute? Tuvuge ngo umukunzi wawe cyangwa se uri kumwe n'umukobwa, hari faveri wamukoreye cyangwa se hari igikorwa wamukoreye, ariko wowe ugashaka kugaragaza ko nimba umufashije ikintu runaka atayisakoshi hasi urayimutoreye, bihise bigaragaza nkaho mbese hari umwenda akurimo. Umukobwa yanga ko nyine wamera nkaho hari umwenda akurimo kubera ko hari ikintu wamufashije. Mu bajene urubyiruko, ndabwira urubyiruko dore ko aha ni handi muvoma ubumenyi. Ushobora gusanga murigana se wamukoreye umukoro ariko ugahita witwaza uti ubwo namukoreye umukoro agakisi ngomba kugatsindira, ubwo namufashe gukora assessment noneho ubu ngomba kugira ikindi kintu muronkaho ndabona sex. Mpemba hari ikintu wamukoreye, banga babantu bigira nkaho abakobwa bari mu mwenda. Icyo kintu ntago bagikunda cyane, n'uzagicunge kandi uzabyitwaremo neza. Ntago kuba hari icyo wamufashije byumvikana ko agomba kuguha sex, mugomba gukora sex, agomba kuguha kiss. Icyo ni ikintu cya munani abakobwa banga urunuka. Ku kintu cya kenda rero abakobwa banga urunuka bakanazira urunuka ku basore nuko abakobwa banga urunuka cya gihe umukobwa yambaye, wowe ugashaka kumva ko niba yambaye biriya hari ubusobanuro bifite. Hano ushobora kwibaza uti ese Mr Scolaire bimeze bite ko tutabyumva? Niyo mpamvu rero hano niho musanga byinshi byiza. Reka mbikumvishe. Hano uri umusore uri muri geto yawe cyangwa se uri mu kavumo hasi, ushobora kuba uri iwawe, ariko umukobwa mu gihe agusuye aje yambaye ikanzu, nimba yambaye agakanzu kagufi, wowe muri bwawe ugahita wiyumvisha ko nyine hari ibindi bintu, ubwo yashatse gusobanura iki, hari iki kirakorwa. Ntago ibyo bintu barabyanga. Kuba yambaye biriya ntago bisobanuye yuko nyine ari cyo bisobanuye. Umukobwa yambaye ipantaro uhise wishyiramo yuko ubwo yambaye ipantaro uti byumvikane ko dushobora gusohoka tukabyina ibintu nk'ibyo. Oya, ibyo bintu babyanga urunuka. Abakobwa ntago baba bashaka ko nimba yambaye agajipo, agakanzu se cyangwa ipantaro, ntago baba bashaka yuko nyine bigaragara ko hari igisobanuro kindi bifite. Ibyo bintu babizira urunuka. Icyo ni ikintu cya kenda abakobwa banga urunuka. Ku kintu cya 10 rero abakobwa bazira urunuka nuko ku basore abakobwa banga umusore uvuga utugambo twinshi. Guys, be serious, be serious for sure. Hari ukuntu usanga umusore murakundana ariko afite utugambo aravuga guzwa hariya ibyabaye, umukobwa akarambirwa, nawe ubwawe ushobora kutabibona ko, ariko ukabona ko nyine umukobwa yabuze aho areba pe, yabuze aho akwirwa. Ibyo bintu rero mubyirinde, ndetse nta nubwo ari byiza cyane, ni umuco utari mwiza, dore ko abakobwa baba bashaka ko uba wa musore uri seriye, baba bashaka ko uba wa musore uba seriye cyane ku kintu runaka. Ntabwo baba bumva ko nyine wavuga guzwa utugambo, kuko abakobwa banga abasore bavuga utugambo twinshi. Guys, ikindi kintu abakobwa banga ku mwanya wa 11 turahasanga ko abakobwa bazira urunuka ku basore ni cya gihe ubu niba uri umusore ubabaza utubazo twibanga. Abakobwa banga wababaza bya bibazo by'ibanga biberekeyeho. Hari akenshi ari igihe ujya kureba ugasanga ni umusore ariko arimo arabaza uti ese hajyashyira iwawe bimeze biti, mubanye mute, ese ufite sheri cyangwa se uramuhamagaye, uti se uraye wambaye utwo tugambo. Abantu benshi barajijutse barakuze, icyo gihe niba ukivuze yumva icyo ushaka gusobanura. Ese uri kubaza umukobwa uti ni mu ijoro utagariza, ariko babyanga urunuka kandi bakananga kwa kundi ushobora kubabaza ukabinjira cyane mu buzima, dore ko abakobwa babyanga. Ntabwo baba bashaka ko ubabaza bya bibazo byabo byihariye by'ibanga. Icyo kintu
babyanga urunuka nubwo umukobwa ashobora kutabikugaragariza ngo abikubwire ariko ntago bimushimisha cyane ni ikintu cya 11 abakobwa banga urunuka ku basore ariko ugasanga abasore benshi ntago bakunze kubimenya. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none nka Mrs Scolere nabateguriye ibintu 11 abakobwa banga urunuka ku basore ariko ugasanga abasore ntago dukunze kubimenya, ntago dukunze kubyitaho ariko byabababaje. Niyo mpamvu akenshi uzajya kureba kumva isi umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute, umwe akakubwira uti ni imyaka 3 wabazuriya uti ngiye n'amezi 3 byahise birangira, ntumenye impamvu kuko nyine impamvu ni iyi ngiyi. Wowe uri gukora bya bintu abakobwa badashaka, bya bintu abakobwa banga, uri gukora bya bintu abakobwa badashaka kumva. Niba muri biriya bintu nimba hari ibyo ukunda gukora ubikosore kuko ntago waba bikunze cyane, ntago waba bishaka. Niyo mpamvu rero nk'umusore baseriye ukore mwabiriya bintu ubyirinde ubijye kure cyane kugira ngo ube wamarana igihe kirekire cyawe n'umukunzi wawe. Rero umukunzi wawe ni uw'agaciro kandi uwo mukunzi wawe nawe ni iby'agaciro kuba gufite kugira ngo rero mukomezanye ubuzima urugendo rw'urukundo. Aha niho muzajya musanga byinshi byiza tuzagenda tubibanyuriramo. Kino ni igitekerezo cya bamwe mu bakunzi bacu badusabye batubaza uti isi wazatugereye ukatubwira uti bya bintu abakobwa banga se nibi kugira ngo tubigendere kure kugira ngo tujye tubijya kure. Niyo mpamvu rero mwakoze cyane kubana natwe, ngiye mwumvaga izo nk'ibisanzwe ibuka gukora subscribe niba utari warayikoze. Kola subscribe kugira ngo ujye ubana byinshi byiza binyuzwa kuri uyu muyoboro. Amahoro Imana akomeze abane namwe, nge ndakagaruka.